Agahinda karakanyagwa. Eric Semuhungu imyaka 15 muri gereza. Ibi ngibi rero ni ibintu bimaze gukomera cyane kubera ko kumbuga nkoranyambaga nta yindi nkuru iri kuvugwa usibye inkuru y'uyu mugabo bita Eric Semuhungu, ndetse ari amakuru menshi ngiye kuguhereza agiye kugutungura cyane abantu batari kugenda bavuga, ariko koko agahinda karakanyagwa mw'abantu mwe. Uyu mugabo agiye gufunga imyaka 15 amaze iminsi aseka abantu, aseka baje hadi ngo barafunzwe ababikina kumubyimba disikre mejo bundi baramufunze, tubona arabyishimiye, ariko buriya ubambisi nta kurura. Mbega ibintu bikomeye cyane we, mbega ibintu byamaze kuba skandale mu gihugu cy'u Rwanda. Kumbuga nkoranyambaga nta yindi nkuru iri kuvuga usibye inkuru ya Semuhungu Eric wamaze gufungwa mu minsi yashize, ariko akaba ahamwa akekwaho ibyaha bigera kuri 3 bikomeye cyane. Navuga ko nibiza kumuhama biraba ari ibintu bikomeye cyane. Ngiye kukwereka rero amajwi ndetse nkumvisha n'amajwi y'uwo bita Dr. Murangira Bisiri, umuvugizi wa RIB, avuga kuri iki kirego, ndetse hari n'ibintu byinshi yagiye avuga ngira ngo wumve usobanukirwe. Ariko mbere yaho reka tubanze tumenye ese ubundi Eric Semuhungu uyu mugabo bita umutinganyi yakoze iki, byagenze bite, n'iki nyine cyatumye bamufunga, ese bimeze bite ubundi muri rusange. Reka tubanze turebe ukuntu bimeze. Ariko ndagira ngo muvuge ngo uyu mugabo akeneye amasengesho kubera ko ibintu byo byamaze gukomera. Iyo tugiye kureba ku mapost dusanga uyu mugabo hari ibintu byinshi biri kumuvugwa hano ku mbuga nkoranyambaga, bati gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato biri mu byaha 3 Semuhungu akurikiranyweho. Size bari kubyumva ibyo bintu, gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato biri mu byaha 3 Semuhungu akurikiranyweho. Hanyuma bati dosiye ya Semuhungu Eric uherutse gutabwa muri yombi yagejejwe mu bushinjacyaha ku itariki 14 Mata 2026, aho akurikiranyweho ibyaha 3 birimo n'icyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato. Reka twibaze ngo ibyo byaha ko ari 3 n'ubundi ni ibihe, ese ubundi bihanwa gute? Ese nyuma yahabwo nibwo ndibuze kukumvisha ndetse nk'unakwereka amashusho ya Dr. Murangira Bisiri abyisobanura, ndetse hari n'ikindi kintu yavuze ngira ngo mwumve mwese. Yakomeje ati umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Bisiri niwe waduhamirije amakuru ko dosiye ya Semuhungu yamaze kugezwa mu bushinjacyaha. Kagira ngo mwumve neza amakuru. Igihe yamenye nuko Semuhungu watawe muri yombi tariki 9 Mata 2026 akurikiranyweho ibyaha 3 birimo icyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato. Nyamaye nka rero ukibaza ngo se umutinganyi ni gute yakoresheje undi muntu nyere ku gahato imibonano mpuzabitsina? Se ni umugore, se ni umugabo? Turaza gusobanukirwa. Arakomeza ati gushyira ahagaragara icyaha cya kabiri, ndakeka mugiye gukibona hari niba ntibeshye, ati gushyira ahagaragara amashusho yerekanye n'imikoreshereze y'ibitsina, gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa, ndetse n'icyaha cyo gusebanya. Ndakeka ibi byo biri kumvikana, muka turaje turebe mu buryo burambuye kandi busobanutse neza. Bakomeje bati icyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato giteganywa n'ingingo y'134 mwumvaga akantu neza y'itegeko nimero 68 akarongo kabera 2018 ryo kuwa 30 Kanama 2026 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uwahamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 15 ni hazabu itari munsi ya miliyoni ariko itarenze miliyoni 2. Yamaye ibintu birakomeye cyane rero. Twihuse rero reka duhita tujya kureba abandi ibyo bagiye bavuga, kubera ko ibinyamakuru byo byavuze ni byinshi, ndetse nkuko nyine n'abantu mwagenda mubyibonera. Iyi niyo nkuru igezwe mu gihugu cy'u Rwanda, kubera ko abenshi bari no kugenda kuba uyu mugabo yaravugiraga ku bandi bafunzwe, ubona ko abantu gufungwa nta kintu bimutwaye. Ndetse hari n'indi nkuru ngira ngo tuvugeho gatoya tunarebeho. Uwo bita Kazungu ka boss nawe hari ikintu yatangaje gikomeye cyane ngira ngo nacyo tukivugaho. Yavuze ati
Semuhungu arazira nka bimwe byamukuye muri USA ibyo kujombagura akabanda ye mu bibuno by'abagabo. Ibi ngibi nibyo byavuzwe ko uyu Semuhungu yaba yarirukaniwe, byaba byaratumye uyu mugabo Semuhungu yirukanwa hariya muri USA. Ibi ngibi byavuzwe kenshi cyane igihe yari akiza mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma muri caption witwa Kazuka Boss yanditse ati ese abatinganye nabo basaba imibonano mpuzabitsina ku mbaraga, niko yanditse. Arakomeza ati Semuhungu afunzwe azira bimwe mu byamukuye muri Amerika. Hanyuma arakomeza ati umubyeyi we iyo yumvishe ibi bintu byo gufata umwana umuhungu ku muhungu w'abandi ku mbaraga abyakira gute? Arakomeza ati ese ko leta itamucungura kure. Sinzi icyo ashaka hano kuvuga, ariko ibi ngibi muri comment abantu bakomeje kuvuga bati ese nawe wandika ibintu nk'ibi koko Kazungu Boss n'ukuntu nakwizeraga urantengushe kabisa man, murashoboye ndababaye pe. Bakomeje bavuga byinshi, musenge ubudacogora. Abandi bati nkumbuye yago story y'igipeti cyakuze gisenga cyane ababyeyi bari bazi ko kizaba icyadanje. Iyo ni umurongo wo mu ndirimbo, ndakeka indirimbo murayizi iri muri amurongo. Ndetse hari byinshi cyane abantu bagiye bavuga hano ku mbuga nkoranyambaga. Undi ati ase ko mbona uri umugome aratera cyangwa okay, babazaga kubijyanye n'ubutinganye, se ni umugore mu butinganye cyangwa ni umugabo, nicyo uriya muntu yabazaga. Ndetse ubona ko ibi bintu byamaze gufata indi ntera, ariko ibyo byose turi kubivuga tutaragera aho uwo bita Dr Murangira Bitseri yabijemo maze bigakomera cyane, dore ko yatangaje amagambo akomeye ari nawe watumye iyi nkuru isakara. Ubwo yari kuri TV10 hari ibyo atangaje, ngira ngo twumve, turebere hamwe, dusobanukirwe, tumenye ese ubundi ibi bintu byagenze bite, bimeze bite. Reka turebe amajwi ariko ibi ngibi byo navuga ko ari ibintu bikomeye cyane byamaze gufata indi ntera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nubwo abantu benshi nyine batari kugenda bamenya ngo biri kugenda bite, ese ubundi video kidakena bimeze bite, kitavuga buretse yafashwe tariki tubyumve. Semuhungu Eric yafashwe tariki 9 Mata uyu mwaka, akurikiranyweho ibyaha bitatu. Ati yakurikiranweho ibyaha bitatu. Ndagira ngo tubyumve neza atari mu magambo Dr Murangira Bitseri abyivugira, ndetse hari n'ikindi kintu cyo kugira ngo mwumve agiye kuvuga. Icyambere ni ugukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato. Gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato. Ikindi cya kabiri gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina. Gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina kuri mudasobwa n'ibiki byose twabisomye hifashishijwe imbuga nkoranyambaga ndetse no kuyakwirakwiza. Cya gatatu ni ugukangisha gusebanya. Dosiye ikaba yaroherejwe mu bushinjacyaha ejo tariki 14 Mata. Muri make ukurikije ibyaha akurikiranyweho, ibihano byabyo kuko ni ibyaha bitatu, igihano gito kirimo n'umwaka umwe. Ati igihano gito kirimo n'umwaka umwe, bivuze ko badohoye nta kuntu batagize, kandi nyine bigo bitanamufashe cyane. Ariko ikinini ni imyaka 15. Mwabagabo mwe, imyaka 15 muri gereza, uvayo warashaje, baranakwibagiwe, dore ko nta hantu nyine nawe abahageze barahazi ari ahantu heza ho kuvuga ngo nta hantu ugiye kuryohereza cyangwa ugiye kubyibuhira, uragenda ugakubitwa mu myaka 15. Kuvuga ngo fata iminsi 365 nurangiza ukube 15. Uzumbwire muri comment igifungo hakiyongeraho n'amande hagati y'ibihumbi 100 na miliyoni 2. Bivuze ko hano nta nubwo ari igifungo gusa, bashyiraho n'amande y'amafaranga nk'uko nyine nawe uri kubyiyumvira, ubwo bitewe n'icyaha. Muri make hari abavuga ko abo yakoresheje imibonano mpuzabitsina barenze umwe. Sinzi niba muri kubyumva, ngo hari n'abavuga ko uyu mugabo ibi bintu yabikoreye abantu barenze umwe. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi byo byaba bibaye skandali cyane, none
ntabitekerezaga, hari n'ibindi bintu byazamo mu kanya gatoya tutazi bikagenda bishibukiramo, kubera ko haba habaye ikintu gitangaje kubona twari twumva ko ari wenda ari umuntu umwe ari ibintu bisanzwe, ariko haramutse habaye benshi ibintu byaba biri kuba seriye kurushaho, noneho byaba biri kuba confirmed haramutse habonetse ibimenyetso bifatika. Buretse twumve barenze umwe, iperereza aracyakomeje, list ishobora kwiyongera. Gusa icyo tuba tubwira abantu, niba hari undi yarakorewe ibyaha abikorewe nawe, ntatinye kuza kuri RIB gutanga ikirego. Okay, ati niba hari undi muntu waba warakorewe ibyaha Eric Semuhungu yabiripotinga bakagira icyo babikoraho, nyine akabafashije ubushinjacyaha nyine kugira ngo bamenye uburyo kinyini cyaha kimuhaba neza kandi ibintu binasobanutse. Turebye nko uretse ndebe nk'iyi comment, sibwo mwese mu muteye amabuye kandi mwamufanaga, gusa wasanga Imana igira ngo imwigororere azasohoke noneho yaritekerejeho, nawe yubaka umuryango nk'abandi. Gusa mwibuke aho Yesu yavuze ati utarakoze icyaha ngaho namutera amabuye, hakabura n'umwe umutera amabuye nimusigeho, n'ukuri turi bene Kanyarwanda. Ibi ngibi rero ni umuntu mbona wabyarise, ariko nabyo bifite ishingiro cyane kubera ko abenshi turamufana, abenshi baramufana bavuga bati Semuhungu rwose ni umuntu muzima. Rero nawe niba wumva ko nyine hari ikintu wakora, wamusengera rwose, nicyo kintu cyiza wamukorera kugira ngo iyi myaka 15 ntaze kuyifungwa ndetse n'ibihano byose nibize kumufata. Reka ngushimire mubwire ngo wakoze kubana nanjye hano kuri Mega TV Rwanda, hano ni iwanyu. Ukore subscribe kugira ngo wisanzure mu rugo rwose kuri Mega TV Rwanda. Nge mwari buri kumwe n'Igihe Bitiberi, mubana umunsi kundi naho utaha.